Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yishwe n'abakoloni b'Ababiligi. Yapfuye amaze guterwa urushinge n'umuganga w'Umubiligi aho yari ageze mu Burundi yerekeza muri Loni. Yaguye mu Burundi icyo gihe hitwaga Usumbura. Agiye gusabira u Rwanda ubwigenge muri Loni. Ndetse bivugwa ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yari amaze iminsi adacana uwaka n'Ababiligi. Urupfu rwe ntabwo rwavuzweho rumwe. Hari abemeje ko yishwe no kuba yaraviriye imbere mu bwonko, ndetse abandi baza kuvuga ko yishwe na aleregi yagize ku muti wa aspirine ubwo yaramaze kuwuterwa. Ariko muri rusange urupfu rwe rwabaye amayobera kugeza uyu munsi, ndetse n'umurambo we ntabwo wigeze ukorerwa autopsy nk'uko bivugwa, ndetse ngo umugabekazi w'u Rwanda yarabyanze icyo gihe yitwaga Kankazi. Kugeza uyu munsi urupfu rwe ntabwo ruravugwaho rumwe, ndetse ikizwi ni uko yivuganywe n'abakoloni b'Ababiligi. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ibikorwa bye byamuranze mu myaka 28 yamaze ku ngoma byatumye ashyirwa mu cyiciro cy'intwari z'igihugu, ndetse ashyirwa mu ntwari z'Imena. Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze byinshi, aho yagerageje guhuza no kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda, ndetse ku ngoma ye nibwo u Rwanda bwibasiriwe n'ibyorezo ndetse n'inzara nka Ruzagayura. Ariko umwami yakoze byinshi byatumye yarakoze byinshi birenze ibyo abamubanjirije bakoze, ndetse muri icyo gihe yafashe inka ze aziha rubanda ngo bazirye, ndetse yagerageje gukora ibishoboka byose ngo u Rwanda rubashe kwiyubaka, rubashe no gutera imbere mu bijyanye n'ubukungu. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre yavukiye Nyanza mu ngoma y'igihugu cy'u Rwanda. Yavutse mu kwezi kwa gatatu mu 1911. Ni umwana w'umwami Yuhi wa kane Musinga wa Rwabugiri ndetse na Kankazi Kambanzabigwi. Akaba ari imfura ya Musinga kuko ni imfura mu bana 43 Musinga yabyaranye n'abagore 21, ndetse n'umwana w'ikinege kuri Kankazi kuko nyina nta wundi mwana yigeze abyara. Ivuka rya Rudahigwa ryahuranye n'inkuru mbi y'urupfu rwa Kabare ka Rwakankagara wari warafashije se Musinga gufata ubutegetsi mu ntambara yabereye ku Rucunshu. Ku ntambara yo ku Rucunshu twayikozeho ikiganiro, aho Musinga yabashije gushyirwa ku ngoma na Kabare ndetse na Kanjogera. Icyo gihe bari bamaze guhirika Rutarindwa ku ngoma y'ubwami bw'u Rwanda, ndetse bimika Musinga umwana wabo. Icyo gihe Kabare yapfuye mu kwezi kwa gatatu mu 1911. Ni nabwo Rudahigwa yafataga ubutegetsi, ndetse icyo gihe nibwo yimye ingoma. Umwami Mutara wa gatatu Charles Léon Pierre Rudahigwa yabaye umwami wa 27 w'ingoma y'u Rwanda. Yimye ingoma ku ya 16 z'ukwezi kwa 11 1931 ubwo Ababiligi bari bamaze kumusimbuza se Musinga, ndetse icyo gihe Ababiligi bahiritse Musinga banamuca mu Rwanda bamwohereza i Kongo. Icyo gihe nyine ni naho umwami Musinga yaguye. Umwami Rudahigwa icyo gihe yashyizwe ku ngoma yimikwa n'Ababiligi, ndetse yaje gupfa nk'uko twabivuze dutangira ku ya 25 Nyakanga 1959, apfa azize guterwa urushinge rwa penisiline yatewe n'umuganga wamuvuraga, umuganga w'umukoloni w'Umubiligi. Uwo muganga yakoreraga i Bujumbura, icyo gihe hitwaga Usumbura, ni mu Burundi. Yatanze nta mwana asize, bituma ingoma y'u Rwanda ayizungurwaho na murumuna we Ndahindurwa Jean Baptiste wafashe izina rya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Mbere y'uko Rudahigwa Charles Pierre aba umukristo, yashatse umugore witwa Nyiramakomari mwene Kamugunga kwa Kimenyi Getura.
umwami w'Igisaka mu Bugesera ndetse n'Abazirankende. Bashakanye kuwa 15 Ukwakira mu 1933. Bamarana imyaka 8 nyuma yafashe icyemezo cyo kumwirukana kuko bavugaga ko atabyara. Nyamara amateka akaba agaragaza ko Nyiramakomari yakuyemo inda zigera kuri 4 cyangwa se 5. Ubwo yashakanaga na Rudahirwa icyo gihe nibwo inda zavagamo. Icyakora amateka agaragaza ko hari umwana w'umukobwa babyaranye na Rudahirwa bise Gasibirege Elizabeth waje gupfa afite imyaka 2, apfa kwa 2 Kamena 1931 azize uburwayi butunguranye. Nyuma Nyiramakomari yaje gushyingirwa na Nyirambirima wa Nshozamihigo wa Rwabugiri, babyarana abana benshi. Mu wa 1942 Rudahirwa yashakanye na Gicanda, ari nawe baje gushyingiranwa nawe mu nzira ya gikristo, ari nabwo ahita anahinduka umugore we, anahinduka n'umugabekazi baje kubatizwa mu mwaka w'1943. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere mu 1942 nibwo Gicanda wa Maritini Gatsinzi wa Semugaza mwene Kigeri Ndabarasa yashyingiranwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa. Basezeraniye imbere y'Imana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 mu 1943. Ubu bukwe bwabo bwari bunyuranyije n'amahame y'ubwiru bitewe n'uko Gicanda n'umwami Rudahirwa bakomokaga mu muryango umwe w'Abanyigenya. Yakomeje kubana na Rudahirwa kugeza ubwo batandukanywaga n'urupfu mu mwaka w'1959. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 mu 1943 nibwo Rudahirwa yabatijwe na Musenyeri Leo Classe w'Umufaransa. Icyo gihe yarahagarariye Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Rudahirwa yafashe Pierre ndetse na yabatijwe, abyarwa muri batisimo na Guverineri mukuru wa Kongo Mbiligi na Rwanda Urundi. Uwo guverineri yitwaga Pierre Rikimani, abatiranwa na nyina Nyiramavugo Kankazi wiswe izina rya Radegonde, akaba yarabaye umwami w'u Rwanda wa mbere wabatijwe akayoboka amadini. Impamvu Rudahirwa yabatijwe akitwa amazina angana kuriya kwari kugira ngo ashimishe abakoloni b'Ababiligi, ngo arebe ko kandi yamara kabiri avugana nabo neza. Kwitwa Leo kwari kugira ngo yitiranwe na Musenyeri Leo Classe wamubatije, kandi akagira uruhare runini kumuha ubutegetsi bari bamaze kwambura se Musinga. Impamvu kandi yiswe Pierre no kugira ngo icyubahiro ashaka kugaragaza ku mubyeyi we wo muri batisimo Pierre Rikimani, wari guverineri mukuru wa Kongo Rwanda Urundi. Naho kwitwa Charles niwe wabyihitimo kubera gushaka kwitiranwa na Mutagatifu Karoli mwiza wabaye umwami w'Abafurama, ubaye umukristo cyane. Umuhango wo gutura igihugu cy'u Rwanda Kristo umwami wabaye mu kwezi kwa 1946, wabaye iminsi 3 yikurikiranya kuva ku ya tariki ya 26 kugeza ku ya 27 yewe n'iya 28 z'uko kwezi kwa 10 mu 1946. Uyu muhango wabereye Nyanza mu rwunge rw'amashuri rwitiriwe Kristo umwami hazwi nko muri Kristo Row. Bivuga ko icyo gihe ibyo birori byizihijwe ku buryo bunogeye buri wese, kandi bikaba byaritabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Musenyeri Leo Classe, Pierre Rikimani guverineri mukuru wa Kongo na Rwanda Urundi, ndetse na Sandarati perezida w'u Rwanda. Umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa nawe yari ahari, n'umugabekazi Nyiramavugo Kankazi, umwamikazi Gicanda Rosalia ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Kugeza mu mwaka w'1950 umwami Mutara wa gatatu Rudahirwa yakoze politiki yo kumvikana na Kiliziya Gatolika ndetse na leta Mbiligi yari yarakolonije u Rwanda. Uyu mwami yaraniye guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda ndetse n'ubwigenge bw'u Rwanda.
Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera, abigaragaza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi yirirwaga arenganura abaturage bose bari bafitanye amakimbirane. Mu mwaka w'1948 ubwo intumwa za ONU zasuraga u Rwanda, Ababiligi bari bizeye ko umwami azabarega kubera amahano bakoreraga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'uburyo bivangaga mu miyoborere y'igihugu bamunaniza. Ariko Rudahigwa nawe abyumva ko nk'ejo arabireka arabizibukira, ntiyarega Ababiligi ku ntumwa za Loni, ahubwo yagaragaje ko yishimiye imitegekere y'Ababiligi ndetse abwira n'abatware ko batavuga nabi Ababiligi. Raporo izo ntumwa zajyanye yavugaga neza Ababiligi, byatumye rero Ababiligi bamuhemba kugendera igihugu cyabo mu mwaka w'1949. Icyo gihe byabaye ubwa mbere Abanyarwanda basura ku mugaragaro Ububiligi. Ubwo Rudahigwa yari akubutse mu Bubiligi, yaganiye n'abakoloni b'Ababiligi abahata ibibazo bijyanye n'impamvu badateza imbere uburezi iwabo bumeze neza, kandi urwitwazo rwabo mu gukoloniza Afurika harimo no guteza uburezi bwaho imbere. Nibwo mu mwaka w'1950 Ababiligi batangiye kwikubita agashyi bamera nk'abakangutse, maze si ugushinga amashuri biva inyuma. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze kubona ikandamiza ry'Abanyarwanda no gusuzuma uburyo ubuhake bwahinduye isura butari bufite bwashyirwagaho n'abami b'u Rwanda, yafashe icyemezo cyo kubukuraho. Ndetse uyu mwami yafashe icyemezo cyo gukuraho ubuhake mu gihugu hose kugira ngo budakomeza kuba urwitwazo rw'abakoloni ndetse n'abandi Banyarwanda bari bamaze kwibuka ingoma Mbiligi ngo bakomeze gukandamiza Abanyarwanda muri rusange. Ku wa 15 z'ukwezi kwa kane mu 1954 umwami yaciye iteka rikuraho ubuhake. Iteka rya Rudahigwa rica ubuhake mu gihugu hose. Umushinga waryo watunganyijwe neza mu 1945 ariko ryemezwa burundu mu 1954. Yaciye ikiboko mu gihugu mu 1949, nabyo bintandaro yo kwangwa n'Ababiligi burundu. Rudahigwa yagira uruzinduko mu Burayi ku itariki ya 13 Kamena mu 1958 aherekejwe n'intore yari yajyanye mu imurikabikorwa ryabereye mu Bubiligi, Exposition Coloniale de l'Afrique Belge. Iryo murikabikorwa ryabereye i Buruseli. Iryo murikabikorwa kandi ryitabiriwe na Geregori Kayibanda, yari yagiriyemo umwami Rudahigwa muri urwo ruzinduko, nawe yari yagiye herekeje umwami, ndetse uyu yaje no kuba perezida w'u Rwanda. Icyo gihe Rudahigwa bamumenyesheje ko atazigera abyara. Icyo gihe yari yagiye mu Bubiligi ndetse no kwivuza. Icyo gihe kandi yari afite imyaka 47 yari amaze ku butegetsi, ndavuga ku bwami bw'u Rwanda, imyaka 25 ayoboye ubwami bw'u Rwanda. Ko kutabyara kwakomeje guhangayikisha Abanyarwanda ku byerekeye uwazamusimbura aramutse atanze. Rudahigwa kandi yavuye i Burayi afite umugambi wo gushyiraho ishyaka rya politike yifuza ko ryahuza Abanyarwanda bose. Iryo shaka yifuzaga kuryita imbaraga y'inyabutatu ijya imbere, kandi rigategekwa n'umuhutu witwaga Cosima Rebero wakomokaga muri Astrida i Butare. Uwo Cosima Rebero yari yarahoze ari umufurere w'umuyozefite. Yavuye mu Bubiligi yarahindutse undi, yari yarafashe ingamba zikaze zo gushakira u Rwanda ubwigenge, ndetse n'andi maboko yabonaga gukomeza gukundagurana n'Ababiligi ntacyo bizamugezaho kandi bitazateza imbere u Rwanda. Rudahigwa yiyemeje ko agiye gushaka umubano mwiza uhamye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rugendo rwe rwagombaga kugera ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ni muri Amerika, ndetse akavugana n'ubuyobozi bwa ONU uburyo u Rwanda rwakwigobotora ubukoloni bw'Ababiligi batagize icyo, kubera ko yabonaga Ababiligi batazagira icyo bageza ku Rwanda.
Ibyo byamuteranyije n'Ababiligi bajyana amakimbirane cyane, ku buryo icyemezo cyo kumwemerera kujya muri icyo gihugu cyagombaga gufatwa na Minisiteri ishinzwe koloni z'Ababiligi cyafashwe hashize amezi 6 abisabye. Mutara Rudahigwa yahise afata icyemezo cyo kugenda atazuyaje bakimara kubimwemerera kugira ngo afatire ibintu mu maguru mashya ndetse batarisubiraho. Ku itariki ya 25 Nyakanga 1959 Rudahigwa yagiye Bujumbura mu Burundi kureba umudogiteri wamuvuraga witwaga Julien Van. Yabonanye n'uwo muganga wo muri icyo gitondo tariki ya 25 Nyakanga 1959. Uwo muganga yamuteye urushinge rwa penicilline atangira kumererwa nabi akimara kurumutera bitewe no kuvira imbere mu mutwe nk'uko byagiye bitangazwa. Julien Van yabonye bikomeye ahamagara abandi ngo bamufashe, ariko Rudahigwa arushaho kuremba. Muri icyo gihe kandi cyo gushaka uburyo Rudahigwa yakira bivanzemo n'amayeri ya politike, Julien yahamagaye Padiri Van de Ven amusaba kumuha amasakaramentu ya nyuma kuko yabonaga ibye birangiye. Rudahigwa yatanze bitunguranye ku ya 25 Nyakanga mu 1959 saa 7 z'amanywa yaguye i Bujumbura afite imyaka 48. Urupfu rwe rwamenyekanye mu Rwanda ku ya 26 Nyakanga mu itangazo ryavugiye kuri radiyo ya Bukavu saa 5 z'amanywa, ariko umuryango we wari wabimenye kare. Umugabekazi Kankazi Radegonde, umwamikazi Gicanda Rosalia ndetse n'abandi b'umuryango we ba hafi bafashe urugendo bajya i Bujumbura gusezera ku mugogo wa Rudahigwa imbere yo kumushyingura. Mbere yo kumushyingura kandi habanje kuba misa yo kumusezeraho yabereye kuri Kiliziya ya Misiyoni ya Nyanza ku ya 28 Nyakanga 1959. Iyo misa ikaba yarasomwe n'uhagarariye Kiliziya Gatolika mu Rwanda, Musenyeri André Perode. Misa ihumuje indi mihango yakomejwe na Musenyeri Aloys Bigirumwami wari umushumba wa Diocese ya Nyundo. Mu bwiru bw'i Rwanda nta mwami watabazwaga wo kumuzungura atabanje gutangazwa. Mbere y'uko umugogo w'umwami Rudahigwa utabarizwa, umutware w'abiru Kayihura yafashe ijambo atangaza ko Ndahindurwa Jean Baptiste ari we uzunguye umwami mukuru we Rudahigwa ku ngoma. Akaba ahawe izina rya Kigeli wa gatanu akazitwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, umwami wa 28 mu mateka y'u Rwanda. Ndahindurwa yari umusore uri mu kigero cy'imyaka 23 kuko yavutse mu 1936. Rubanda rubonye umusore mwiza w'igihagararo, umucyo watangiriye kweyura, umwijima w'agahinda kari mu maso yabo gatangira kuva mu maso yabo. Bishimira ko Ndahindurwa abonye abaturage cyangwa se Abanyarwanda bishimiye ko Rudahigwa abonye umuzungura kandi wimitse hakurikije imihango y'abiru. Kugeza uyu munsi urupfu rwa Rudahigwa ntabwo rwigeze ruvugaho rumwe, ndetse n'Ababiligi ubwabo bamwe bagiye banyuranya mu mvugo. Bamwe bakavuga ko yishwe no kuvira imbere mu bwonko, abandi bakavuga ko yishwe na allergie yagize ku muti wa penicilline. Ikizwi neza kugeza ubu ni uko atarabanye neza n'abakoloni b'Ababiligi, akaba ari naho bashobora kuba baramwivuganye. Reka turebere hamwe ibintu 6 bidasanzwe ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ndetse n'uduhigo yihariye, ndetse n'ibikorwa n'uburyo yari ateye n'ibyo yagezeho. Muri rusange burya hari ikintu kidasanzwe ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Niwe mwami w'u Rwanda wagize amazina menshi kurenza abandi bose babayeho. Umwami wa gatatu Rudahigwa yagize amazina menshi atandukanye, harimo Mutara wa gatatu Rudahigwa Sherero Pierre, yataziriwe Nkubito y'Imanzi, Cyusa, Rukabu ndetse n'andi menshi. Ikintu cya kabiri gitangaje ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nuko burya buri zina ryose yahawe rifite imvano. Mutara wa gatatu ni izina ry'ubwami
nubwo yakorewe mu ngata nubwo bwose yakorewe mu ngata nawe wa gatanu Musinga mu buryo w'izina ryabanjirizwe Mutara wa gatatu Rwogera, ariko Rudahigwa ni izina rye bwite yari yasanganywe, izina ry'ubututsi. Ariko nyuma yo kwima ingoma umwami ntiyabaga agifite ubwo bwoko, ndetse inkomoko cyangwa se akarere byose ntabwo yabaga agibifite, ahubwo yabaga ari umunyarwanda ndetse agiye guharanira inyungu za kanyarwanda za bene kanyarwanda. Rudahigwa biva ku kwanga guhigwa, bisobanuye kutaganzwa, kutanezwa, kutarushwa. Rukabu ni izina yahawe kubwo kuba nta bwoba yagiraga, ndetse yashiraga amanga akagira igitsuri aho bibaye ngombwa. Nkubito y'Imanzi na Cyusa n'amazina yatazirwaga kubera uburanga bwe ndetse no kubera umuneza n'ubutwari. Amazina amwe yayiswe kubwo kuba nta bwoba, andi yitwa kuba yari afite uburanga buhebuje, andi yitwa kubera ko yayabatijwe. Ikintu cya gatatu gitangaje ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nuko burya muri mazina yahawe amazina atatu ubwo yabatizwaga, ndetse ayahabwa bitewe n'ibikomerezwa byariho icyo gihe. Umwami Rudahigwa wa gatatu Mutara yahawe amazina atandukanye, ndetse yabatijwe Charles Léon Pierre Rwakunde giteranywe n'ibikomerezwa byariho icyo gihe. Charles yarifashe kubera ko yashaka kwiteranywa n'umuyobozi wayoboraga u Rwanda n'u Burundi wari guverineri Charles Henri Joseph Voisin. Leo yarifashe kubera ko yabatijwe na Musenyeri Leo Classe wari ukuriye vikariyati ya Kabgayi. Pierre yarifashe kugira ngo yiteranywe n'umuyobozi mukuru wategekaga ibihugu bitatu bikometanyije, ari byo Kongo Mbirigi, Rwanda na Burundi, ari nawe guverineri Pierre Lekman. Ikintu cya kane gitangaje ku mwami w'u Rwanda nuko burya Mutara wa gatatu Rudahigwa ari wabaye umusirimu, ndetse yabayeho gisirimu kurusha abandi bami b'u Rwanda bose babayeho mu mateka. Mutara wa gatatu Rudahigwa yabaye umwami wa mbere w'u Rwanda usirimutse kubera ko yakiriye byinshi mu mico y'abazungu ndetse n'ibyazanywe n'abazungu. Niwe mwami wa mbere w'u Rwanda wicaye ku ntebe y'ishuri ariga, yiga imico y'abazungu, yiga ururimi rwabo ndetse abasha gusoma no kwandika. Niwe mwami wa mbere w'u Rwanda watunze imodoka ya bwite, abasha no kuyitwarira. Niwe wa mbere kandi warishije ikanya ikiyiko, anerera ku masahani meza ya kizungu, anywera no mu vinyo mu kirahure mu birahure bya kizungu. Ugereranyije n'abamubanjirije, abandi bami b'u Rwanda bo bariraga ku mbehe, bakarisha ikiyiko, bakarisha imbehe n'ibindi, bakarira mu kibo, indosho, inkongoro ndetse n'ibindi. Rudahigwa niwe mwami wa mbere w'u Rwanda wambaye ikirato, inkweto za kizungu mvaburayi, ndetse akubitaho n'ingofero nziza y'imvaburayi, iyo wayambara n'amadarubindi, yambara ikositimu nziza ya kizungu. Ndetse yatuye no mu nzu nziza, inzu y'ubwami nziza iteye sima, isakaje amabati, ifite ibyuma ndetse imeze neza cyane. Ikintu cya gatanu gitangaje ku mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nuko burya ari mu bami bose bayoboye u Rwanda niwe watunze abagore bake. Mu bami bose bamubanjirije niwe watunze abagore bake nk'uko bigaragazwa n'amateka. Abagore ba Mutara wa gatatu Rudahigwa wa mbere ni Nyiramakomari, bashakanye ku itariki ya 15 ukwezi kwa 10 mu 1935, baza gutandukana mu 1940 batabyaranye. Bivuga ko batandukanye batigeze babyarana, ariko ngo yakuyemo inda inshuro ebyiri zose. Hari n'abavuga ko babyaranye umwana umwe w'umukobwa waje gupfa akiri muto afite imyaka 2. Umugore wa kabiri yatunze amaze gutandukana na Nyiramakomari ni Gicanda, waje no kubatizwa akitwa Rosalie, ariko uyu nawe batandukanye nta mwana babashije kubyarana. Rosalie Gicanda yapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ikintu cya gatandatu gitangaje kuri Rudahigwa nuko yari muremure bidasanzwe. Nubwo muri rusange abami b'u Rwanda babaga ari barebare, ariko ni umwihariko kuri Rudahigwa. Numwe mu bami babayeho barebare
kurusha abandi babayeho. Bivuga ko yakoraga ku mashami maremare y'igiti atacyuriye ndetse atanisumbukuruje. Yasumbaga abatware, abagaragu ndetse n'abazungu, ndetse abamugendaga iruhande bose yarabasumbaga. Witegereje n'amafoto yose yigeze yifotoza usanga ari muremure bidasanzwe, ndetse abantu bose bamugendaga iruhande yarabarutaga. Bivuga ko yapimaga metero 2 zirenga ndetse hafi metero 2 n'igice.